Hello ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze fresh kabisa nk'ibisanzwe. Iyi ni Rwanda Vibes TV. Niba utarakora subscribe, kora subscribe nyaboneka, hanyuma ujye ubona ubutumwa bugufi bw'amakuru tukugejejeho. Hari hashize igihe Rwanda Vibes TV tutagaragara gusa kuri uyu munsi, ni exclusive. Ngufitiye umusore hano, ni umwana ufite impano ikomeye cyane. Wakwibaza se ngo ninde, bimeze bitese, ni iki yakoze cyangwa se ni iki kigaragaza impano y'uwo mujama cyangwa se uwo mwana ufite talent. Kora subscribe, ndagaruka mu kanya gato cyane mu kubwira, hanyuma tunaganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Rwanda Vibes TV. Yes, nkuko nari maze kubikubwira rero, kuri uyu munsi ni exclusive. Ngufitiye umwana hano kabisa ufite impano itandukanye, impano zitandukanye kabisa. Wakwibaza ngo ninde? Uyu musore bamwita Maxon kabisa. Uyu ni umwana uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa. Akaba afite impano zitandukanye, haba impano yo kuririmba, haba impano yo gushutinga amafoto, kugira ngo n'umuntu wifuza kuba yagira amafoto kabisa, cyangwa kuba yagira album y'amafoto asobanutse, wahamagara umwana witwa Maxon. Uyu musore kabisa, kuri nimero ndibuze kuba guhereza kugira ngo ibashe kuba bigenda fresh cyane. So uyu mwana tuganira rero, yatuganirije byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma atuganiriza n'imwe mu mishinga afite, harimo kuba ari gutegura video kabisa, video y'indirimbo yise Mama Bebe kabisa. Mama Bebe ni indirimbo ye iri bujya hanze mu minsi mikeya iri imbere. Ngira ngo abantu bashaka kuba bayibona, wajya kuri YouTube hanyuma ukandikamo Maxon 10 Rwanda, Maxon 10 Rwanda, and then ugakora subscribe, hanyuma ukazahita ubona indirimbo by the time izaba released, cyangwa se mu gihe izaba yagiye hanze. So no ku bandi bantu rero bifuza kuba batunga amafoto meza cyane, muri ya mafoto bagufotora kabisa ukavuga ati uyu muntu yamfotoye neza. Suri uwitwa Maxon kabisa afite company ni association ifotora, bayita Maxon 10 Rwanda cyangwa se 10 Rwanda Entertainment, hanyuma akagufotora mu buryo muba mugiye mwumvikanye kabisa. Ndaza kuba mbasigiramo, ndaza kuba mbahereza nimero yo kugira ngo mubashe kuba mwajya muganira. Ikindi wamenya nuko ari umuhanzi, and then akaba afite n'itsinda ry'abantu b'ababyinnyi. Hari itsinda ry'ababyinnyi afite. Niba ushaka kuba wakodesha ababyinnyi, cyangwa se ukaba ufite event yawe runaka, ubwo ndavugamo ubukwe, wedding, avugamo birthday, abafite amasabukuru y'amavuko, ushobora guhamagara Maxon Group. Ni ababyinnyi kabisa, bakaza bakaba basusurutsa abantu ahagiye hatandukanye kabisa, kugira ngo ubashe kuba unezerwa. Ngaye nguko rero ibyo nababwira nuko nguko bimeze kabisa. Bibuze kuba mbahereza platform ushobora kuba mwamusangaho, haba kuri Instagram ni Mac10 Chibu. Ushobora kumusangaho ukamuhereza, ukamwandikira message, and then ukazajya mukomeza kugenda muganira. Reka nizere ko muri mwese ukomeje kugenda mugira ibihe byiza kabisa, kandi ndagushimira wowe ukunze gukurikira Rwanda Vibes TV. Niba warakoze subscribe, iyo ni inkunga ikomeye cyane, ndabigushimira. Niba utaranakora subscribe, I don't know what you waiting for kabisa, kuko urimo uracikwa n'amakuru agiye atandukanye. Nakwibutsa ko dufite na Instagram irimo iratwika muri iyi minsi kabisa, bayita Rwanda Vibes Entertainment. Niba utarafollowing your Instagram, urimo uracikwa na byinshi bigiye bitandukanye. Twacisha amakuru agiye atandukanye, sometime amakuru tudacishije kuri YouTube tuyacisha kuri Rwanda Vibes Entertainment, ubwo ndavuga kuri Instagram. Reka mbashimire mwese twari kumwe rero, mukomeze mugire ibihe byiza cyane kabisa. Na Facebook turayikoresha ni Rwanda Vibes Entertainment. Hanyarukire uduhereze comment, share ndetse na like, uduhereze n'igitekerezo hasi kabisa, tukivuze kuba tucyakira kabisa. Nibisanzwe ni Rwanda Vibes TV, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, turabakunda mwese. Ciao ciao.